nyiricyubahiro Antoni Karidinali Kambanda, Arikiyespisikopi wa Kigali, bayobozi b'inzego nkuru z'igihugu cyacu, nyiricyubahiro Marcel Madira Basanguka, Arikiyespisikopi wa Kananga, akaba na perezida w'ihuriro ry'inama y'abepiskopi muri Afurika yo hagati, nyiricyubahiro Philippe Rukamba, umwepiskopi wa Butare, akaba na perezida w'inama y'abepiskopi mu Rwanda, nyakubahwa Musenyeri Andrzej Josifowicz, intumwa ya Papa mu Rwanda, ba nyiricyubahiro bo mu Rwanda n'abepiskopi, inshuti zacu baturutse mu gihugu cy'igituranyi cya Kongo, abihaye Imana mwese muri hano, bashyitsi bahire, n'Abanyarwanda bari hano n'abadukurikira, mbanje kubasuhuza mwese. Uyu munsi Abanyarwanda dufite ibyishimo by'uko Kiliziya Gatolika y'u Rwanda yabonye Karidinali. Byavuzwe nibwo bwa mbere mu myaka 120, imyaka 120 ishobora kuba mike, ishobora kuba myinshi, bitewe n'icyo utekereza. Batubwiye neza ko Kiliziya Gatolika, turabizi, imaze igihe kirekire cyane ku isi, imyaka ibihumbi. Urumva rero ko imyaka 120 uba uri muto cyane. Ariko icyiza cyangwa ikibi ntabwo kigendera ku myaka. Icyiza kiba cyiza aho kibereye cyiza hose, ikibi nacyo kiba kibi bitewe n'aho gihereye. Ariko twebwe turireba nk'abari bamaze imyaka 120, muri iyo myaka 120 turakuze bihagije kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Twateraniye aha rero gushimira Imana, iyi mpano twabonye muri iyi myaka 120. Icya mbere, Karidinali Kambanda, ubwo tumufite nk'umunyarwanda, nk'umwana w'u Rwanda. Yarakuze rero, Imana imugira umusaserdoti, irongera iramuzamura,
aba umwepiskopi, none imugejeje ku rwego rwa karidinali. Ibyo rero turabishimira nyir'ubutungane Papa Francisco wagiriye Karidinali Kambanda icyizere akamuzamura mu ntera, akamushyira mu bajyanama be ba hafi. Ubu icyo cyizere gishingiye ku bushishozi n'umurava Karidinali Kambanda yagaragaje mu butumwa bwe mu Rwanda. Kandi akerekana ko ashoboye kugeza umusanzu we kuri Kiliziya yose ku isi. Umubano w'u Rwanda na Vatican nawo wafashe intera ishimishije, tukaba nabyo tubishimira Papa Francisco wakomeje kugaragaza ubushake bwo kuwunoza ndetse akosora ibitaratunganye mu bihe byashize kandi bitari bikwiye no kuba. Ibyo ntabikoreye u Rwanda gusa, biragaragara ko abikora n'ahandi ku isi hose. Ibyo rero nawe ntawabura kubimushimira. Turagushimira rero Karidinali Kambanda urwego ugezeho, kandi turizera ko uzafatanya n'abo bashyize imbere gukorera Kiliziya neza, gukorera igihugu cy'u Rwanda neza, gukorera Abanyarwanda neza. Ni ishema n'icyubahiro ndibwira kuri we bwite, ariko ni ibyacu nk'u Rwanda n'Abanyarwanda twese, ndetse tutitaye cyane ku buryo twemera imyemerere ijyanye n'amadini. Iyo Umunyarwanda azamutse mu ntera kubera ubushobozi n'umurimo mwiza akora cyangwa yakoze, yaba mu gihugu cyangwa ku rwego mpuzamahanga, twese turishima. Icyizere yagiriwe n'agaciro yahawe, ubwo natwe bibi byacu. Aba ari intore mu nshingano arimo, ariko akaba n'intore mu gihugu cyacu, ari nacyo cye. Ibyo rero ndibwira ko bizafasha Karidinali Kambanda kurangiza neza icyo Imana
bimwifuzaho n'ibyo abanyarwanda muri rusange babona kandi bateze kuri Kiliziya Gatolika. Nk'uko rero dusangiye ishema n'ibyishimo, tugomba no kumufasha muri izi nshingano akazasohoza ubutumwa bwe neza. Mu mateka maremare hano mu Rwanda Kiliziya Gatolika ifite, Kiliziya yabaye umufatanyabikorwa mu mibereho y'Abanyarwanda, yaba mu burezi, mu buzima no mu iterambere muri rusange. Kiliziya Gatolika yafatanije n'inzego za leta, ifatanya n'Abanyarwanda, ifatanya ndetse n'andi madini muri ibyo bikorwa. Ubu bufatanye rero burakomeje, bukwiriye gukomeza, ndetse bukwiriye guhabwa n'imbaraga zindi nshya nk'uko tugenda twunguka n'abayobozi kuri izi nzego bashya, nk'uko Kambanda yagizwe umukaridinali kuri urwo rwego. Iby'uko ayo mateka y'u Rwanda na Kiliziya hagiye haba rimwe na rimwe ibitaragenze neza cyangwa ingorane zitandukanye, ndetse biza no guhungabanya ubuzima bw'igihugu. Ibyo ntabwo ari byo twashyira imbere, ngira ngo ibyo twabivanyemo isomo, twumvise icyabuze icyo gihe, turashakisha icyo ari cyo cyose cyatuma bitasubira, kandi tugatera intambwe mu bundi buzima bwubaka ubufatanye kandi bwubaka igihugu, bwubaka n'abantu bagituye. Rero ndibwira ko Karidinali Kambanda n'abandi bazaba bafatanije nawe, we ubwe azahera no ku mateka ye yavuzwe na mbere n'ayo nasubiyemo. Aya mateka afite inyigisho nyinshi ku bibi byaba byarakozwe bidakwiriye kuba bikorwa, ariko ubu turi mu nzira y'ibikorwa byiza no mu bufatanye. Mu myaka ishize 20 n'indi, iyo nzira tuyimazemo igihe, gushaka gukora neza, gukora ibyiza, ubufatanye, kubaka, ntabwo bigira ubwo bihagarara, nta nubwo bigera igihe ngo abantu bumve ko bageze ku byiza byose bashakaga. Ni ibintu rero tugomba guhora dukorera buri gihe cyose. Ariko intambwe imaze guterwa, dukomeze dutere izindi ntambwe kugira ngo tugere ku ntego yo kubaka abantu, ubuzima, amadini, amatorero, leta, twese dufatanye tugerageze dukora ibyiza dukwiriye kuba dukora, kandi
dufitemo inyungu kandi tukabikora twumva ko buri wese akwiye kubyibonamo, akwiye kuba yumva ko yatanga umusanzu we kandi abifitemo inyungu bitari ibya bamwe cyangwa abandi. Ibyo rero Karidinali Kambanda n'abandi bayobozi ba Kiliziya Gatolika muri hano ndetse na Vatican navuze dukurikije n'inzira tubona mu bikorwa uhereye no kuri Papa Francisco agaragaza ashyize imbere, natwe ntitwabura gutanga umusanzu wacu kugira ngo ibintu byihute, ibyiza aba ari byo bitera imbere, ibibi tugenda tubisiga inyuma, bityo twubake Kiliziya Gatolika, twubake u Rwanda ndetse tugire ubufatanye hagati yacu n'indi myemerere y'andi madini. Nagira ngo nsoza nongere nifurize mwese abakirisitu, abayobozi b'idini Gatolika n'andi madini, Abanyarwanda mwese mbifurize ishya n'ihirwe, tubyifurize Kambanda uyu munsi wabaye uwe wo kumwakira no kumushimira urwego agezeho no kumwibutsa ko inshingano ziyongereye zari afite ejo hashize, ubu ejo hazaza bishobora kuba byikubye kabiri. Ubwo rero urumva ko nubwo agenda akora mu myaka ariko n'imirimo niko yagiye yiyongera. Ubwo tuzagerageza twese hamwe kugutera inkunga, gutera Kiliziya Gatolika inkunga n'abo mufatanije mwese kugira ngo icyo twifuza tukigereho. Nagira ngo rero mbashimire uyu mwanya, ubutumire, hanyuma mbizeza ubufatanye nk'uko nabivuze. Mwese mugire amahoro y'Imana.